nongeye kubaha ikaze mwe mwese mudukurikira kuri Prote Music TV. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Uyu munsi kandi nanone tugiye kuganira kwirimbuka ry'imijyi ibiri dusanga muri Bibiliya, ariyo Sodomo na Gomora. Inkuru ivugwa ku mijyi yagiye irimburwa n'ukuboko kw'Imana kubera ibyaha byaratuye isi. Iyi nkuru iri mu nkuru ziteye ubwoba, mu nkuru ziri muri Bibiliya, zimwe zagiye zivugwa n'abahanuzi. Hari abantu bigeze gukora ibyaha Imana ibarimbura ikoresheje amazi cyangwa se umwuzure. Imvura iragwa, isi ihinduka nk'inyanja, abanyabyaha barashira. Abandi bo mu mijyi ibiri y'iburasirazuba bwo hagati, uwitwa Sodoma n'uwitwa Gomora, Imana yaje koherereza imvura y'umuriro uturuka mu ijuru urabakongora. Hari n'undi mujyi wari witwa Yeriko, wari wubatse ufite uruzitiro rw'amabuye rukomeye cyane, ariko kubera ko abari bawutuye bose bari baragomeye Imana, kubera ko Imana yashaka kuwuha abantu bayo b'intungane. Abo bantu bayo bavugije amahembe 7. Kuvuza ayo mahembe byonyine byahise bituma inkuta zose z'iyo nkike zirimbuka. Amabuye ararindimuka, umujyi wose urashira, birangira umujyi ugiye ku karubanda. Njye nitwa Prote, ari kuri Prote Music TV. Ese ibi bintu dusoma muri Bibiliya byabayeho cyangwa ni amateka? Ndaje mbigusobanurira byose umenye iby'iyi mijyi uko ari ebyiri dusanga muri Bibiliya, Sodoma ndetse na Gomora. Ese koko niba ari byo iyi mijyi ikaba yarabayeho, Sodoma ndetse na Gomora ikaba yaravuyeho, ubungubu niba yarahavuye, ubungubu hitwa ngo iki? Ubungubu ni hehe? Ese haherereye? Ibi byose uraje bigezweho nanjye Prote, hano kuri Prote Music TV. Uyu ni umwanya wo kugira ngo turakora subscribe, twiyungeho ukande subscribe, ukore kunzogera kugira ngo ibiganiro byacu bizajya bikugeraho ku gihe. Uyu munsi hari abahanga mu byanditswe ndetse no mu byitwa ibisigaramatongo bavuze ku by'uyu mujyi, batangiye kuvuga ku bimenyetso bigaragara muri Bibiliya ndetse bijyanye no kuri iyi mijyi aho yaba yarabaye yose mbere y'uko iza kurimburwa. Uyu munsi ntabwo ari igitangaza kuba wasanga imwe mu mijyi ubungubu ku isi dutuye hari imwe igereranywa n'iyi mijyi yombi twasanze hejuru, Sodoma ndetse na Gomora, bitewe n'ibyaha bibi bikorerwamo, dore ko ndetse no kugira ngo Imana ifate umwanzuro wo kurimbura iyi mijyi yabonye ibyaha birenga ndetse birenga indengakamere y'abantu byari bitangiye gukorerwamo. Uyu munsi umuntu ufite amafaranga ye cyangwa se ubushobozi ashaka gushimisha umubiri we, bivugwa ko ajya mu umwe mu mijyi igizwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika witwa Vegas. Uyu mujyi Vegas ni umujyi wateye imbere cyane, amasaha 24 waka ndetse utamenya ngo bwije ryari kubera iterambere yamaze kugeraho. Uyu mujyi kandi mbibutse ko wubatse mu butayu, ahantu bakoresha amazi menshi cyane, amazi biyubakiye, amazi asanzwe, ndetse ku buryo usanga ibikorwa byose bikorerwamo ari bijyanye n'icyaha. Ariyo mpamvu wawugereranya n'iyi mijyi yombi Imana yaje kurimbura. Sodoma na Gomora, iyi ni imijyi ibiri yombi ivugwa muri Bibiliya, ndetse kandi ni n'imijyi igaragaza inkuru y'umujinya w'Imana waje kugaragazwa muri Bibiliya. Sodoma na Gomora kandi iyi ni imijyi ibiri ifite amazina yaje kuba igisobanuro cy'ibyaha cyangwa se cy'icyaha muri Bibiliya, kuko ibyakorerwagamo aribyo byatumye irimburwa burundu igakurwaho. Uyu munsi iyo ushatse kwishimisha cyangwa se abantu bashatse kwishimisha mu bijyanye n'irari ry'imibiri yabo, ari ukunywa inzoga, ibiyobyabwenge ndetse no guhuza ibitsina, abo ngabo iki gihe babagereranwa ndetse bakananganywa n'abari batuye Sodoma na Gomora muri icyo gihe, kubera ko iyi mijyi yombi yari imijyi ikorerwamo ibibi byose bishoboka byo bitemerwa n'ijambo ry'Imana ndetse Imana ubwayo itemera. Ariyo mpamvu yafashe umwanzuro wo kwirimbura iyi mijyi yombi ikayikuraho burundu, ndetse n'ijambo ry'Imana muri Bibiliya ryayivuzeho kenshi cyane nk'igitabo cy'Itangiriro. Kandi ikindi, ntabwo Bibiliya ivuga byinshi ku byakorerwaga muri iyi mijyi yombi, Sodoma na Gomora, ariko Bibiliya yaje kuvuga neza, icukumbura
ku bihano byaje guhabwa abantu bari batuye iyi mijyi yombi. Imana yagwishije imvura y'umuyaga muri iyi mijyi y'icyaha yitwa Sodomu ndetse na Gomora. Niba iyi nkuru yarabayeho, yabaye ahantu mu gace kitwa Merimmort, ubu ngubu ni mu gihugu cyitwa Jordani ubu ngubu, ariko abantu ntabwo babizi. Dukurikije uko Bibiliya mu Itangiriro ibivuga, ibi ngibi byabayeho mu myaka myinshi ishize ku bwa Aburahamu, mbere y'uko Musa akura Abisirayeli mu buretwa. Uyu Aburahamu yari umuyobozi w'abantu batageraga aho batuye, birirwaga bagenda ndetse bakarara bagenda imijyi yose bakayizenguruka. Bibiliya ivuga neza kuri ubu bwoko bw'aba bantu bwoko bwa Aburahamu, birirwaga barwana, baserera, bapfa inzuri hagati ubwabo mu rwego rwo gukemura aya makimbirane yahoragaho hagati y'aba bantu. Aburahamu ndetse n'umwishwa we witwaga Loti bafashe umwanzuro wo gutandukana, buri muntu wese acukwe agenda ajyanye n'abantu be. Ubwo urumva bagiye mu nzira zitandukanye kubera ayo makimbirane yahoraga hagati y'abo bantu. Bigira inama yo kuvuga ngo buri muntu wese agenda ukwe ajyanye n'abantu be. Loti yagiye gutura mu kibaya cyari gituranye n'umujyi witwaga Sodomu. Bivuze neza yuko uyu mujyi wabayeho mbere yuko Loti aza kuhagera. Yarawuhasanze aza guturana nawo, bisobanuye ko mbere yuko aza nanone uwo mujyi wari usanzwe uriho kandi wari urimo n'abantu. Imijyi y'iki gihe yabaga ituwe n'abantu benshi, bakaba hafi 1000 banarenga, kandi iyo mijyi nanone yabaga izitiwe n'amabuye cyangwa se inkuta ndende cyane, ku buryo gusenya urwo rukuta byabaga ari ingorabahizi. Ibi byose mbabwira biri muri Bibiliya, ariko iki gihe kugira ngo byumvishe abantu banumve neza ko aya mateka yabayeho, ni ibintu bigorana cyane. Ndetse hari n'abantu benshi ahangaha twumva cyangwa se tubona baduha ubuhamya bw'uko bagiye bagera ahantu ibintu byose byagiye bibera, dore ko ari mu bihugu bisanzwe bigendwa hano ku isi. Byageze aho bigaragazwa n'umushakashatsi William, umwe wakoze ubushakashatsi agera kuri iyi nyanja yiswe Merimmort. Ahangaha hari mu mwaka w'1928 nibwo yakoze ubushakashatsi ajya kuri iyi nyanja. Undi mushakashatsi wakoze ubushakashatsi kuri iyi mijyi yombi ni umushakashatsi witwa Thomas. Yavuze neza ko umwe mu bari baherekeje William, umwe twabonye wagiye gushaka ubushakashatsi bwa mbere, yagaragaje yuko abari bamuherekeje bagombaga kumenya neza aho hahoze Sodomu na Gomora bifashishije inkuru zo muri Bibiliya. Bashakiye rero mu gice cy'iburasirazuba bw'uyu mujyi wari witwa Merimmort, ariwo nababwiye. Igihe ubushakashatsi bwabo bwari bwerekeje ku musozo, baje kuvumbura Babedra. Ahangaha ni agace baje kuvumbura, kandi wibuke ko aka gace kabayeho mbere y'uko Yezu avuka. Ubwo ni ngo kabayeho mbere y'imyaka 3000. Gusa nta kintu na kimwe kigaragaza ko uyu nguyu wahoze ari umujyi, ahubwo bigaragara ko kari agace kahoze ari irimbi. Uyu mushakashatsi wavumbuye aka gace yasanze hari ibintu byinshi cyane biteye ubwoba. Ibice by'abantu bapfuye, ibisigarizwa utamenya iyo byavuye, byose byikusanyirizaga muri uyu mujyi utamenya ishusho yarwo ndetse n'isura yawo. Uyu mushakashatsi ikintu cyaje kumunanira ni ugushaka igihe aba bantu baba barapfiriye aho ngaho, ndetse n'ibyo bintu byaba byarajugunywe aho ngaho igihe byaba bimaze. Nyuma y'imyaka 40, ubwo ni ukuvuga hagati y'1698, abashakashatsi benshi ndetse harimo n'uyu nguyu twasanze waravumbuye uyu mujyi baje kongera gusubirayo ngo bajye gukora ubundi bushakashatsi kuri ya mibiri basanze muri uyu mujyi. Aba bashakashatsi bakimara kugerayo baje kuvumbura icyobo cyangwa se umwobo munini cyane ufite ibirometero birebire cyane. Basanzemo abantu benshi bapfuye, ndetse n'ibyo bintu by'ibisigarizwa utamenyaga iyo byaturutse, harimo ibintu by'agaciro bya zahabu, ariko bo baje kuwita imva rusange bitewe n'uburyo bari basanze hameze. Baje gusanga irya ririmbi ryakoreshejwe mu myaka 1000 yari ishize mu gihe cya Aburahamu no mu gihe cy'irimbuka rya Sodomu. Gusa nta kintu na kimwe cyashoboraga guhuza iyi mva n'irimbuka rya Sodomu keretse iki kintu ngiye kubabwira. Ahagana mu mwaka w'1350
Kristo. Gushyingura muri iyi mva ya Bebadra byabaye nk'ibihagaze, niko ibimenyetso bibigaragaza. Bivuze neza ko ibimenyetso byo gushyingura muri iyi mva byahagazwe mbere y'uko Yesu avuka, ubu mu myaka 1000 ishize. Ese wabuze impamvu iri rimbi ryafunzwe icyo gihe? Bisa nk'aho icyo gihe aka gace kari gahagaritswe guturwamo. Ntabwo ari iririmbi gusa, ahubwo no mu mpande zawo cyangwa se mu nkikiro z'iririmbi hari havumbuwe ibisigazwa by'amazu yari atuwe n'abantu ariko batari bakirimo. Byagaragaraga ko hahoze hubatswe cyangwa se hatuwe n'abantu, kuko amabuye yari ageretse ku yandi, ari bimwe mu bimenyetso bigaragaza ko hahoze hatuwe. Aha kandi ni naho hahise hanavumburirwa urukuta rw'amabuye rurerure cyane rwubatswe nyuma y'imyaka 300 mbere y'uko dutangira kubara ngo umwaka wa mbere y'uko Yesu Kristo avuka. Urwo rukuta rwari ruri hafi y'aho bavumbuye rwa rwobo cyangwa se imva rusange. Hafi y'urwo rukuta barahacukuye, maze hasi mu butaka bagiye babona imirongo y'inkuta bisa nk'aho hahoze hari amazu cyangwa se hatuye abantu. Yari imirongo y'amabuye bigaragara ko ari fondasiyo zahoze zigize inzu zari zituwemo aho ngaho. Ibi ngibi byose byabaye nyuma y'imyaka 300 mbere y'uko Yesu Kristo avuka, ubwo hari ku Aburahamu, ariho Bibiliya itigaragaza ko ariho Sodomu na Gomora. Muribuka neza ko ibipimo hari aho byageze bikavuga ko ryari kurishinguramo bitagikunze, bahise barihagarika. Bapimye bimwe mu bikoresho basanzemo mbere hagati y'imyaka 355 ni mbere y'uko Yesu Kristo aza mu isi. Aha hantu hahise hahagarikwa guturwa. Ikibazo cyahise gisigara ni ukwibaza, mbese abo bantu bari batuye aho ngaho, bose bari batuye aho ngaho, hibajijwe ibibazo bivuga ngo mbese kubera icyo abo bantu bose bavuye mu byabo bavanwa mu buzima kandi bavira ku isi icyarimwe. Ni iki cyabaye kuri aba bantu bari batuye muri uyu mujyi wa Bethtra, bose bakagendera rimwe bakavira mu byabo rimwe? Ese uyu mujyi waba ari wo wahoze ari Sodomu? Twakwibaza ibibazo byinshi, ariko ndaje byose mbigusobanurire. Umunyamateka William yaje kugaragaza ibi bice byombi ko ari bibiri. Iyi mijyi twavuze ko yari imijyi myiza cyane ndetse kandi yari ituwe neza, dore ko abari batuyemo benshi bari Abanyakanani. Kanani iyi ngiyi yavuze yarifashe ku bihugu byinshi. Ku bantu banditse Bibiliya, Abanyakanani ntabwo bari abantu beza. Abantu bo mu bwoko bwa Aburahamu murabibuka, bagendagendaga imihanda amasaha 24 amanywa na nijoro. Bavugaga ko abanyamujyi b'i Kanani bavugaga ko ari abantu bamunzwe na ruswa ndetse n'ibindi byinshi by'ibyaha. Ibi bakoraga ni urugero rwiza rw'imibereho abantu bagira iyo bamaze gutura. Abantu babayeho badatuye, bagahora bigendera bashaka ibyabatunga bo ubwabo ndetse n'amatungo yabo. Ibyaha nta byakomeza gukorwa, ibyaha byagabanyuka. Baramutse babonye aho gutura bakahaguma, bakahaba, bakahashakira ibyabo bibatunga ndetse n'ibyo gutunga amatungo yabo, ibyaha byakwiyongera. Noneho byabyara iyo bihindutse umujyi, ibyaha byikuba inshuro nyinshi. Murabizi neza iki gihe twese turabizi, hagati yo mu cyaro no mu mujyi turabizi neza habera ibyaha byinshi gusumbya ahandi. Igisubizo buri muntu wese ari buze kwiha, njyewe ntamuhaye, ari buze gutasanisha n'imwe muri ya mijyi twahereyeho tubabwira, Sodomu ndetse na Gomora. Icyasaga n'ibyangayikishije aba bantu bo muri ubu bwoko bwa Aburahamu ni uko Loti wari umwishwa wa Aburahamu yari yaravuye mu mahema hafi y'aho yari atuye impande y'uwo mujyi wa Sodomu, ajya gutura muri Sodoma mu mujyi rwagati. Ese nawe yaba yarahindutse nk'abandi banyamujyi bose? Akwa kundi umva ngo umuntu yavuye mu cyaro yagiye mu mujyi, yafashe imyitwarire cyangwa se imico y'aho ageze. Bibiliya ivuga ko Aburahamu yari atuye hafi y'ahitwaga Heburoni. Ahangaha ni mu majyepfo y'igihugu cya Kanani. Iki gihe ngo hari abamarayika 2 baje bamubwira ko bagiye gusenya Sodomu na Gomora
kubera ibibi ndetse n'ibyaha byahakorerwaga. Aburahamu nta kindi yaratakambye asaba Imana kugirira impuhwe iyo migi yombi, niba kuko hari abantu bake b'intungane bari bayituyemo. Yari abizi neza ko umwishywa we ndetse n'abana be Loti bari batuye muri uyu mujyi. We nta kindi yakekaga ko bari mu ntungane nkeya cyangwa se muri bake batungana bari batuye muri uyu mujyi. Aburahamu icyo gihe yahise atangira kugira ikiganiro n'Imana. Yagize ati, nusanga muri uriya mujyi harimo intungane zigera muri 30, nabwo uzawusenya. Ibyo ni ibibazo bimwe yihereraga akabaza Imana. Imana nayo baraganiraga iramusubiza iti, wowe genda unshakire intungane 20 muri iriya migi yombi, Sodomu ndetse na Gomora. Ntabwo ngusabye nyinshi, nshakira intungane 20 zonyine. Ndahera ko ngira impuhwe, ntabwo iriya migi ndi buyisenye. Yari amusabye abantu bake ku bantu we yatekerezaga. Aburahamu akimara kumva iryo jwi ry'Imana rimusaba abantu 20, yaravuze ati, ese ninkubonera 10 ho ntabwo urayigirira imbabazi? Iki gihe Imana yari no guhita yisubiraho, ntiyongere gusubirikanya ndetse n'umuntu uciriritse nk'uyu nguyu Aburahamu, kuko yo yari ifite ububasha busumba ubwa mwana w'umuntu. Mu rwego rwo gukora ibarura ngo harebwe intungane ziri muri iyi migi yombi, Sodomu na Gomora, Imana yohereje abamarayika 2. Aba bamarayika nta hantu bari bafite ho kurara muri uyu mujyi wa Sodoma. Bari bateganyije kurara hanze bagenda muri uyu mujyi w'icyaha, umujyi wari umwijima ukorerwamo amabi menshi. Ariko bari kugenda bageze imbere y'inzu ya Loti, wa mwishywa wa Aburahamu, ari nawe wari umwe rukumbi mu ntungane yari muri Sodomo. Ababonye arabasanganira abikubita imbere ati, ba databuja, nimuze mwinjire mu nzu y'umugaragu wanyu, muharare buke, mwoge ibirenge, kugira ngo ejo muzazinduke mugenda. Niko mu Itangiriro igice cya 19 handitse. Hose uhasomye iyi nkuru yose urayihasanga. Iryo joro barayeho ngaho, ariko muri iryo joro abasodomite cyangwa se abaturage bari batuye Sodomu baraje iryo joro bakomanga kwa Loti, musaba gutanga abo bagabo 2 baraye iwe kugira ngo babasambanye. Loti ajya hasi arongera aratakamba, arababwira ati, mumbabarire aba bagabo mubareke. Abanyesodoma ibingibi ntabwo bibazanagaho, ni abantu batakinishwaga, abantu batasabwaga imbabazi, ndetse muri make nta kintu na kimwe bababwiraga cy'urwitwazo rw'amarangamutima yawe. Baramusubije bati, have tubise. Bati, urugabo rwaje rusohoka none rutangiye kugirira impuhwe abantu rubonye bose. Baramubwira bati, turakugirira nabi kuruta inabi tugiye kugirira abo bantu batwimye. Bahise basunika Loti cyane, bamukubita hirya, begera urugi bararukomanga cyane benda kurumena. Ibi ngibi byanditse ku murongo wa 9 mu gice cya 19 mu Itangiriro. Loti yagize ubwo ababwira ngo bafate abakobwa 2 basambanye kugira basambanye abo bagabo 2 bari inzirakarengane b'abamarayika bari boherejwe n'Imana. Iki ngiki cyasaga n'igitonyanga cya nyuma kije gusendereza ikindi gitonyanga cyari gihari, cyari kigiye kuzura. Imana yahise isaba Loti gufata umuryango we bakava muri uyu mujyi, kubera ibyaha byari bigiye gutangira kuberamo, ibyaha byari bigiye gutangira gukorerwamo. Ikibazo cyo kumenya niba izi nkuru zivugwa muri Bibiliya kuko zarabayeho ni ikibazo cyahozeho kuva mu myaka ishize, na n'ubu ngubu abantu batagisobanukirwa neza. Ni ikibazo cyahoze mu rujijo kugira ngo ubibwire abantu babyumve. Ni ibintu bigoye cyane, kugeza na n'ubu ngubu hari abantu benshi batabyiyumvisha. Hari abashakashatsi bavuga ko izi nkuru zose zabayeho kubera ko inkuru zose zivuga ku Bisirayeli zabaye nyuma y'uko Yesu avuka, ngo ni mu myaka 1000 bishize. Abandi bemeza ko inkuru ya Sodomu na Gomora n'irimbuka ryazo ari kimwe mu bimenyetso cyangwa se ikigereranyo cy'indi migi yagiye irimburwa ndetse igasenywa n'ibiza kubera iyi migi yari yarabayeho mbere. Kuva isi yabaho hari imigi myinshi twumva ndetse twumvishe yagiye isenywa n'ibiza.
umujyi wose ukumva wagiye hasi kubera impamvu nyinshi zitandukanye. Mu mwaka w'145 mbere y'uko Yesu aza mu isi, igihugu cyitwaga Carthage, ariyo Tunisia y'ubu ngubu, cyahoze ari igihugu cy'igihangange ku isi. Icyo gihe iki gihugu cyaje kurwana n'ubwami bw'Abaromani, dore ko cyari kimwe mu bihugu by'ibihangange ku isi. Maze icyo gihe umwami w'Abaromani aza gutegeka gutwika iki gihugu, ku buryo icyitwa ngo ni ikiremwa cyose cyari kirimo muri iki gihugu cyapfuye, kigasigara nta n'ikintu na kimwe kikibarizwa muri uyu mujyi. Ibyo byakozwe n'umwami w'aba Baromani. Iki gihe Carthage yahise irarimburwa burundu. Ku itariki ya 6 ndetse n'iya 9 z'ukwa munani mu mwaka w'1965, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yateye ibisasu bya kirimbuzi mu gihugu cy'Ubuyapani. Ni mu mijyi igize iki gihugu uko ari ebyiri. Iyi mijyi nanone icyo gihe nayo yahindutse umuyonga. Mu kwezi kwa 10 mu mwaka wa 1979, kimwe mu birunga byari birigize iki gihugu cy'Ubutaliyano cyararutse umujyi wose, wisanga mu birometero byinshi cyane, ndetse nawe urarimbuka, urashwanyagurika, n'abari bawutuyemo bose barapfa, bose bapfira rimwe. Uyu nawo ni umujyi warimbutse. Mu 1906 i California naho habaye umutingito ukomeye cyane, umujyi umwe nawo ujya hasi, nawo urarimbuka. Abashakashatsi bavuga ko iki gihe nta n'ibuye na rimwe ryasigaye rigeretse ku rindi muri iki gihugu. Ejo bundi kandi 2005, umuyaga wiswe Katrina washyize hasi ku butaka imwe mu mijyi iri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mujyi nawo wari urimbutse. Ibi biza byose byagiye bisenya iyi mijyi. Hari abantu benshi bagiye babyita ibikorwa by'Imana. Abongereza babyise Act of God. Abaturage babayeho mu gihe cya Sodoma na Gomora, iyi nyito bari kwemeranya nayo cyane. Bwana Stephen Emayala ni umushakashatsi mu bijyanye n'ibirunga. Yavuze ko iyo usomye Bibiliya, iyo uyisomye ubona ko ibiza byafatwaga nk'ibikorwa by'amayobera ndetse kandi menshi. Ibikorwa nk'ibi ngibi babifataga nk'ububasha bukubiyemo ukwigaragaza kw'Imana. Batekereza ko ibiza kamere byafatwaga mbere y'uko Yesu aza hano mu isi, byagiye bigaragaza uburakari bw'Imana. Mu nkuru z'ibiza byabayeho neza hari imwe ihura n'amakuru cyangwa se amateka ya Sodoma na Gomora. Muri Bibiliya yera mu Itangiriro igice 19 umurongo wa 24 muharanditse hati: maze Uwiteka agusha kuri Sodoma n'i Gomora mazuku n'umuriro bivuye mu ijuru, atsemba iyo midugudu yose na cya kibaya cyose n'abari bagituye n'ibyameze ku butaka. Nibyo koko ibingibi handitse neza ko Imana yagwishije imvura y'umuriro. Umuriro uturuka mu ijuru ugwa hasi ku isi ukungura ibyari bituye hose muri iyo mijyi. Iyo bavuze imvura y'umuriro, abahanga mu birunga bahita batekereza iruka ry'ikirunga. Hari abemeza ko Sodoma na Gomora ari urugero rwiza rw'iruka ry'ikirunga rwanditse muri Bibiliya, kubera ko ibiranga iruka ry'ikirunga byose bivuga mu irimburwa rya Sodoma na Gomora. Umutingito w'isi, umucanga n'ivumbi byose bitumuka, imvura y'amabuye n'ivu, ibikoma n'ibishagishagi, ndetse bya bintu byose bituruka mu muriro iyo ikirunga kiri kuruka. Ibyo byose bikusanyije nibyo byari bigize irimbuka rya Sodoma na Gomora. Gusa nta kintu na kimwe kigaragaza ko mu gace ka Sodoma na Gomora hari ibirunga, byibuze akaba aribyo byaba byarateye iryo rimbuka. Nubwo nta kirunga cyari gihari, ariko aho ngaho mu nkengero z'uwo mujyi hari undi mujyi wari uhari watsembwe n'icyorezo cyangwa ikiza kamere gifitanye isano n'ubumenyi bw'isi, ku buryo bikeka ko ari nacyo cyabaye mu mujyi wa Sodoma, umujyi wa Yeriko. Yeriko bavuga ko ari wo mujyi waba warabayeho wa mbere kuri iyi si. Hashize imyaka 10,000 babivuga. Bibiliya ivuga ko hari umwe mu Bisirayeli witwaga Yosuwa wigeze kwigarurira uyu mujyi wa Yeriko.
ariko awigarurira nyuma y'uko inkuta zari ziwukikije zari zimaze kurimburwa mu buryo bwari ubw'amayobera. Muri Bibiliya iyi nkuru itangira ingabo za Yosuwa zari zigizwe n'abanyacyaro biragiriraga intama batakundaga abanyamujyi habe na gato kubera ibyaha byakorerwagamo. Izi ngabo zagombaga kwambuka uruzi rwa Yorodani kugira ngo zigere kuri uyu mujyi wa Yeriko cyangwa se umujyi w'icyaha. Zaje kwisanga ku nkombe kandi zidafite ubwato bwo kwambuka. Ako kanya zikibaza uburyo ziri bwambuke, hahise haba umutingito w'isi. Ibyahise bibaho neza neza bimeze nk'ibyabaye kuri Mose arimo guhungisha Abisirayeli. Icyo gihe amazi yari itandukanyije, ayo hepfo aguma hepfo, aya ruguru nayo aguma ruguru. Na hano kuri Yorodani byabayeho. Uruzi rwa Yorodani muri Isirayeli ruri mu gace kitwa Damiya. Hakunda kuberamo imitingito ikomeye cyane. Bibaho neza ko umutingito iyo ubaye nk'uko ushobora guhagarika amazi, aya ruguru agahagarara ndetse no hepfo agahagarara, hagacikamo inzira hagati, abanyamaguru bakambuka ku mucanga. Icyo gihe kandi umutingito ushobora gutuma amazi aho yazamukaga amanuka ndetse n'aho yamanukaga azamuka. Icyo gihe byabayeho umutingito wabaye mu 1811, byabayeho ku ruzi rwa Mississippi, aho rwahise ruhindura icyerekezo, aho amazi yamanukaga akazamuka ndetse n'aho yazamukaga akamanuka. Ibi ni ibintu byabayeho kandi muzi mwese. Ibi nanone bijya gusa n'ibyabaye ku ruzi rwa Yorodani mu gihe ingabo za Yosuwa zari zigiye kwambuka. Uruzi rwacitsemo kabiri, ingabo za Yosuwa zambukira ku mucanga. Agace ka Yorodani kitwa Damiya ari naho havuye ijambo ry'icyongereza ryitwa dam, bisobanuye urugomero, aricyo gikorwa cyo kugomera amazi y'umugezi cyangwa se y'uruzi, kayazitira ntatambuke. Hari abanyamateka banditse ko ubwo ingabo za Yosuwa zigeze ku nkombe z'uru ruzi zishaka kwambuka ngo zijye mu mujyi wa Yeriko, byahuriranye n'umutingito wagabanyijemo aya mazi kabiri. Yamaze iminsi 2 bimeze utyo ndetse bituma bashobora no kwambuka. Mu gice cya 6 cy'igitabo cya Yosuwa muri Bibiliya yera havugwa neza uburyo izi ngabo zagosoye umujyi wa Yeriko zari zimaze kwinjiramo zikawuzenguruka mu gihe cy'iminsi 6. Ku munsi wa 7 bari bategetswe kuvuza amahembe menshi cyane, abaturage bakabyumva bagatera urusaku rwinshi cyane, ubundi inkuta zari zigosoye umujyi wose zigahita zirimbuka. Abisirayeli cyangwa se Abazerayite bagahita binjira muri uwo mujyi bagasenya ibyari biwurimo wose kubera ko uwo mujyi wari uw'icyaha. Urusaku rwabaye mbere y'uko izo nkuta zisenyuka. Abanyamateka nabo bawuvuga nk'aho ari ikiza kamere cyabayeho. Aba bashakashatsi bavuze ko buri gihe umutingito ubanzirizwa n'urusaku rw'ibintu byinshi utamenya ibyo ari byo. Abandi bakavuga ko iyo umutingito ugiye kuba hari ibishashi by'umuriro bigaragara. Abandi bagira bati ndetse hari n'ubwo wumva urusaku rw'ibintu bimeze nk'indege nyinshi ziri mu kirere. Bemeza neza ko ibi ngibi ari byo byarimbuye umujyi wa Yeriko. Bibiliya ivuga neza ko Abisirayeli bahise binjira muri uyu mujyi bakawurimbura neza wose, nta kintu na kimwe bigeze basahura. Ejo bundi mu mwaka w'1968 nibwo abavumbuzi bongeye gusanga aha hantu hahoze uyu mujyi hari ingano ndetse n'uburo bihari biteye. Aka gace ka Yeriko kabayemo imitingito myinshi cyane ndetse na mbere ya Yesu kugeza na n'ubu magingo aya aka gace karacyagira imitingito myinshi.